Hello guys, would like to welcome you back on our YouTube channel and to me your girl Neti. Guys, today's topic is so sweet and also can't wait. Make sure that you subscribe to channel and today's topic is inner beauty and outer beauty. Guys, please have so I'm not alone, I'm with Fabrice and Amy. I'd like to welcome you guys. Reka twereke Fabrice tugere wowe umukobwa mwiza mwiza physically umukobwa akafite imico mibi n'umukobwa ufite imico myiza ufite umuco byose wakomeye wenda biragoye ariko wenda abakunzi bacu baza gukorera amakuru ariko uko byagenda kose uko byamera kose umukobwa ufite imico myiza ntabwo bwiza bugaragara kuvuga ngo umuntu ni mwiza twamubonye ni mwiza ikisese barabona ariko imico myiza umukobwa ufite imico myiza uzi kwita ku mugabo we ufite umusheri we ukamuha keya ushobora kumuha keya iyo yaba ari mubi kuko ubwiza ubundi tumubona kuko twabyiyumvishe kuko ushobora kubona nkabona ni mwiza hirya umuntu akabatura kandi imico umuntu arayiga umuntu ashobora kuvuga ari ingeso mbi ahabi zose bamuciragura bose bamuzi ingeso mbi nyine ariko we mwaratangira gukundana ukamushyira ukaba wamwigisha za ngeso nziza akazigira kandi ari na mwiza. Emi, ubwo koko waba proud yo kugira umukobwa ngo niko ari mwiza ateye neza ariko ahantu hose muri abantu bose bizi ko afite imico mibi ari indaya umugore wawe ari we umuja ari we musinzi ibyo bikaba proud yabyo? Ibyo ngibyo ni ibintu bihinduka. Naba proud ku bwanjye uko niyiza namuhindura nkoresha ibintu urukundo namuhindura kandi akaba yahinduka aba ari mu binyine agenda witsinda niba ari kuvuga akamusiga mu bintu. Abantu badukurikiye baze kutubwira muri comment uko babyumva ashatiye sinzi ubwo nyine ukaba proud yo kugira umukobwa mwiza uteye neza akimico abantu bose babizi kuri abakobwa imico irahinduka character iri mu muntu iri mu maraso nimba ari indaya icyo ntabwo tucyumvikanaho. sinzi ubu nta ndaya muzi mu makaritsiye mwagiye mukora niba akanya zahindutse ari mu badiyakoni mu nsengero baririmba mu makorali kandi barinda njye nabaho ubuhamya aramanyura kozi nyine abari ariko akunda bari specific ibyo biratandukanye kanguruke n'urugero naguha umubyeyi wawe ukiri umwana ukura yarakwihoreye icyo gihe ugiye kurerwa n'iki n'abandi bana muturanye imico uko hari runaka afite ujyayo ukayifata iyo kwa runaka ukayifata kuko umubyeyi wawe atagize ute nta gitsura gushyiraho ntabwo umurongo ugenderwaho bigatuma ufata imico yabo bose ukagira ingeso mbi. Ibyo nakubwiraga ngo ubwiza ni mu mutima. Ese ufite umugore mwiza mugendana abantu bose bakavuga ati wawo sibyo bakamushima ku buryo uvuga ko bazanamugutwara mwagera mu rugo nimba okay yenda yasigaye mu rugo nta guteka agufata n'umundi nkaho uri gasaza ke gatoya nako ubwo bwiza wabubona. Ariko umukobwa ufite imico myiza erega buriya dukunda umuntu bitewe na care yaduhaye. Ujya ahantu ugasanga serivisi bari gutanga ni nziza pe niyo wagenda utabonye igisubizo ariko ugenda uvuga uti wawo kubera iki ya mico ibico burya ijyana na care. Umukobwa abantu muri karitsiye bose bavuga ngo uriya mwana afite imico myiza kandi wibuke ko iyo tuvuga bino bintu wenda n'abandi baratubwira iyo tuvuga imico tuba tuvuga imico izatuma twubaka neza. Gahibaze rero uwo muntu afite ubwiza ese ubundi rero ubwiza sinanabwemera ubundi hari icyo nshaka kukubwira. Umukobwa ni mwiza afite imico mibi nk'uko mwabivuze kuba naje akama umwanya wo kumutera akemera akagenda abyigira imbere akemera no kuba yazanye utubane aho ngaho icyo gihe kuba namuhindura biba bishoboka. Aho bidashoboka n'umwe njeho ni mwiza ndamusubije nk'uko bivuze anyiriyeho urumva wowe wenda biba bigora ariko umukobwa niba yemeye akamuha umwanya we turakundanye twemeranya kubana
aho ngaho icyizere kiba gihari 98% ko uwo muntu namuhindura akaba yahinduka za ngeso mbi zikagenda. Njye nababwiye ingero ni nyinshi, ariko nanone kuri emi tuvuge nk'abantu basenga ushobora gusengera imico y'umuntu igahinduka ariko si isura izahinduka, Imana izongera ako kantu keza Imana izongera imureme abe myiza, kandi imico ushobora kugenda ukayisenga koko agahinduka ariko si isura izahinduka, ahubwo imico nihinduka nyine imico irahinduka. Rero Ushobora gufata umukobwa mwiza byumve muri iyi sanse rero nshaka kubyumva vuga ngo nimba ihinduka isura yo tuvuge ko idahinduka, nimba ari mubi uzabona, nimba ari mwiza ariko imico yari mibi ntabwo nabyizera. wamushatse umugejeje mu rugo wihanganira imico ye mibi umutware neza umuhekeya nk'uko bisanzwe do azahinduka. Ariko akabaye twende ni koga aho ibintu byari Ega ibya ibyo byari ibya kera, ubu ngubu umukobwa mwiza arahinduka, ariko se nanone ufashe umukobwa mubi nako mwiza ukamukunda kuko ari mwiza anafite imico mibi, noneho ya mico kuko ubwaho no guhinduka ntihatari. Noneho nk'ejo bundi mwarashaka byararangiye ageze mu rugo yaranakuraniye afite n'imico mibi, akora agisida yasura igapondama cya cyura kizamukundiraga ngo ateye nk'igisabe bikabura byagenda icyabaho ngaho iyo wemeye kubana n'umuntu urumva wakira risike zose zizaza kugeza ryari mupfu, ahubwo ibyo atagira ubuzima nawe ariko ibyo byagufasha mu gukontorora imico ye. ni ukuvuga ngo ubundi umuntu iyo afite ubwiza butuma yiyemera bukangirika ho gatoya atangira gutuza. Ega umuntu ugira imico mibi apana kuko ari myiza, atari kuvuga ngo yitewe no kwemera kuko ari myiza, ari ibintu bimurimo. Niyo yaba mu bita yakomeza akagira imico mibi, none ukabura imico ye myiza ukabura na bwa bwiza nyine gahunda. Ngiye uko nababwiye logique ngenderaho uko mbyumva muri njye, uyu mukobwa udafite imico y'amahimane mu gukunda niyo yaba ari indaya urumva aryamana n'abagabo bose atebye n'abana akakwemera ko mubana ibyo bintu uba wamuhindura akabivaho Adahindutse. birashoboka arahinduka. ariko nyafite n'ikibazo hagati ubundi sinzi ubwiza urimo ubita ubwiza no ni no face oya uko byagenda kose oya ubwiza cyumve gutya n'abantu babikubwira si bahari bari kutureba barahari bo baradukurikira bashyire muri komenti batubwire nimba ubwiza buterekanwa n'imico y'umuntu. None se tuvuge ufite wa mugani nk'uko yarabivuze umugore wawe ari muri gutambuka, ntabwo ahantu hose muce barahita basoma mu mutima bamubwira ngo afite imico myiza cyangwa afite mibi, ntabwo ahantu hose abantu bose niko ahantu uzaca azagenda bavugisha ngo cyangwa ababwira ngo afite imico myiza, ariko ari ubwiza ahantu hose bucye abantu babona, mwanasohoka abantu bakavuga ati cyakoze afite umugore mwiza. ndazi gukora amafaranga no kuyasevera kuyatakaza utese imico mibi no gutakaza amafaranga. erega iyo tuvuze imico mibi ntabwo tuvuga ngo umuntu ngo yenda ngo ararakara iki oya nyine ubusambanyi ni umusinzi ni umunyatabi ni umusambanyi ibintu byose nta kintu na kimwe abantu bashobora gukora uruhare gusambana usohora ngahe gusambana se umukobwa asohora ngahe ajya gusambana ntabwo ujya mu bashuga mami se ntabwo ujya mu bashuga mami. Imagine wazanye umukobwa ari mwiza ariko yinjiza abasore. niba utega indege hari singiye kuyivuga wenda no kwamamaza n'iki uzajye mu ndege ureba abakobwa bakoramo ntabwo bagenda kureba ku mico hariya bafata beauty. Iyo ugeze mu kazi kandi ikintu utazi akazi gatandukanye n'ubuzima busanzwe. Ubuzima busanzwe ndi umunyamahane ndarwana ariko ku kazi kuko ariho nkora ibyonye n'aya mafaranga atuma niyemera mujye kurwana iyo mageze ncisha make. Hanyuma noneho ningo zingana iki zishwana amadivorce menshi aboneka nayo masufu umusore mwiza umugabo mwiza n'umukobwa mwiza divorce ziburi kubona. Reka n'abantu bagira imico myiza ariko bakamusobanurira ingingo yanjye ubundi yumve neza. Iyo tugiye kurambagiza abakobwa ubwo tuba tugiye kurambagiza abo tuzi tujya muri karitsiye twakuyemo nk'aho kina iby'abana twajya gushaka urumva ushobora kuba wasohotse umusore n'inkumi bisanzwe umusore n'inkumi uko iminsi igenda ishira niko uzabona iki ya mico ye kandi uko iminsi ishira nabwo niko urukundo rukura sibyo ese numara kumukunda uzajugunya ngo nuko afite imico mibi cyangwa wowe n'umuntu wakunze kandi wishimiye uzamufasha ureke imico yayindi. None se ifumbire y'urukundo ni iki? Ifumbire y'urukundo ni iki? Nawe tumarana igihe kinini n'urugero kuki biterankura kugukunda yenda ntunyumve nawe ngo nuko mvuze imico sibyo emi ntago ari uko mvuze yenda ngo uko tubanye ngiki ariko icyo nshaka kukumvisha
dushobora kubana n'imyaka 5 ariko ntashima ndetse nta bagabo badashima abagore babo ndetse ngareka nkubaza ubu Ritire na Sandrine bakundana barahorana kuva kwa mbere mu gitondo bari kumwe ubuse bakundana biterwa n'icyabahuje aha dore akazi n'akazi nanjye niyo mpamvu navuze mu kazi nkavuga ni wari ugiye kunywa akantu hari ahure n'umukobwa aho ngaho uri aho nta kindi kintu kiba kikuri mu mutwe cy'akazi cyangwa izindi stress uri umuntu utuje aho niwo mwanya mwiza wo kubonamo umukobwa kumva ese koko rega hari different ubundi hari different ya care n'umuco nimba n'abagukunda ushobora kuba ufite imico mibi ndinda yarumva ndazi zigutanga ke aho umuco ndazi cyane kaya ndumva usinza ko ntanga ke umugabo wawe ushaka kumuca inyuma urumva ariko kumuhaka bitatu kuki se wakemera ko mubana utazamuhaka ariko nicyo nizera muri njye umuntu wagoye mwanya kandi njye ntabwo nizera ko umuntu wakunze nanjye umuntu nakunze ntabwo namutanga ko yicaye abonye inama kuko njye mba namukunze beje umuntu wakunze ariko se umwifuriza icyiza urafasha umuntu wakunze uramujugunya umuteye muri iyo mico mibi se na n'ubu ntabwo numva ukuntu wambwira ngo uzanye umukobwa ngo nibwo afite isura nziza umugize umudamu niwe wasinze niwe waraye mu tubari nta kwita ku mugabo wiwe ukambwira ngo ibyo bishimishe turi mu Rwanda turi mu Rwanda muhindura mu Rwanda bahindutse gutyo ari ibyo ngibyo nta bakobwa bagumiwe bize kugumirwa biterwa n'iki n'imico mibi ese abakobwa ba mico myiza bagera 56 niba benshi ntabwo numva ukuntu waba ufite imico myiza utanga care n'uburantseke n'ibinabo niba benshi hari abakobwa bafite imico myiza ariko batafite abagabo bagumiwe yenda ujya ukurikira social media zo mu Rwanda wari wabona kese y'umukobwa uringaniye sibyo navuga ngo ntabwo ari mu benda tuvuge ngo umubi cyane oya okay hari kese wari wabona y'umukobwa mu isuku sibyo watandukanye n'umugabo amuswa n'iki ntayo ndabona ahubwo abeza bakaba ariko yabeza nese ubundi cyane ko umukobwa gutwara umugabo usaba kurusha ubwiza abakurusha ubwiza oya nawe ubwiza ahubwo ni ke reba abagabo kubera icyo abagore beza ku isura ariko ni ukubera iki tugiye tujya kuzamo n'ibibazo byo ni imico afite umugore mwiza ni mwiza pe noneho indaya ifite umuco indaya ifite umuco niyo byongera ngo yafuye urukundo keya ziva muri ya mico keya ziva muri ya mico myiza ntabwo ari hariya icyo gihe byapfiriye ahandi cyangwa se ugasanga hari n'igihe umugabo yifitiye irari hari umugabo uza noneho akagira umugore mwiza ufite n'iyandi icyo noneho byose bifite urakoze akabura mu kintu uvuze rero ku irari abakobwa beza benshi nzi nta mukobwa mwiza rero utagira iryo rari uzamuzana muzabana iminsi 2 ahita yumva nyine ashatse ahita abona urinamo akira kirabana sibyo tubona mu Rwanda akenshi ubundi niyo umukobwa yageze mu rugo amaze kubyara aratuza arukora umuntu wanga umwana we ni gake na kimwe rero nuko umukobwa nawe waje mu rugo yabonye amafaranga yabonye ameze neza mwashyize hamwe abakobwa beza ubu usanga bavuze ngo nge nzaba mama mbyire na papa mbyire ariko se ubundi nk'uko wari uvuze ngo batubatse ngo n'abakobwa beza ituma abakobwa beza batubaka ingo ni iki ubwo niko abahungu benshi batanyamo abakobwa beza ni ya mico bariyumvishemo ubwiza si ukwiyumvamo ubwiza ahubwo buri muhungu wese aba ashaka umukobwa mwiza yamara bakamurwana ahubwo bagatuma atagira uko byagenda kose yenda igihe n'igihe nawe katumubaza undi ari umusore ufite imico ewa none usa nk'abahahandi cyangwa se umusore mwiza bogari anywa agasinda ararwana reba ubundi buriya iyo bije ku bahungu habaho ku giti cyanjye byaterwa n'uwaje mbere byaterwa n'uwaje mbere ndifashe uwaje mbere niwe nakemera yemwe abantu mudukurikiye oya nanjye batubwire batumara amatsiko batubwire muri comment wowe watoruwe tuzakora part 2 twamaze gusoma comments tuzi ngo batubwire nge nifashe ubutananye nzababwaye ku muhungu nawe ngayo nguko murabyimbi abasira bari kutubwira ko gamyiza n'ufite imico myiza uwo batoye muzacikwe na part 2
nawe tubwire uko ubyumva muri comment, unatwandikire topic ushaka ko twazagana nawe utaha. Ciao ciao. See you.